Yes, reka ngusuze kandi mwifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza, nizere ko uri amahoro, uwa mbere mwiza kuri wowe udukurikira. Twizere ko weekend yawe yagenze neza ndetse bikaba byari amahoro, ikipe yawe ikaba yaritwaye neza, ikipe yawe ikaba yaritwaye neza rwose, ibintu bikagenda neza. Kuri iyi nshuro rero mumaze kuba mubimenyera ko amasaha nk'aya ngaya tuba turi kugenda tukugezaho amakuru agezweho, by'umwihariko turi kwibanda ku makuru y'ama breaking news n'ahandi hantu ushobora kuyasanga hano hose rwose usibye kuri Sawa TV. Ubwo rero nizere ko wamaze gukora subscribe, niba ari bwo bwa mbere uhageze nawe ntugende utayikoze, ukore like ndetse kandi usangize inshuti zawe iki kiganiro kugira ngo buri wese abashe kuba yagira gute, abashe kuba akibona. Nkuko nabikubwiye, aha ni kuri Sawa TV, tugiye kwibanda ku makuru menshi agiye atandukanye, ku makuru menshi agiye atandukanye rwose, harimo ekipe ya Rayon Sport. Mu minsi ishize nibwo nakubwiye ngo mwiryane uri muri ekipe ya Rayon Sport uzatuma idatsinda. Ibintu nabigarutse abareyo baranuka, bigaruka abantu baranuka, bibwira abareyo baranuka, baranyanga, ariko nyine at the end of narakubwiye ngo nzajya nkubwira ibintu at the end of time uzajya ugaruka umbwire ngo boss ko bya bintu wambwiraga nibyo. So muri Rayon Sport rero uretse kuba rukinga babiri, muri Rayon Sport bafite umwiryane uri gutuma ekipe ya Rayon Sport iri gukina ukagira ngo ni rugende iri mu kibuga, kuko ejo yanganyije na Musanze ibitego 2-2, ariko wenda ni nayo mpamvu nakoresheje aya mashusho, credit ku Nyarwanda, aya mashusho n'ay'inyarwanda wenda muraza kubibona neza. Ibitego 2 bya Rayon Sport byose muze kubyitegereza, mumbabarire mugende neza, ndaza kubivuga hari uko bigezweho, muze kubyitegereza, nta na kimwe kiri cyo, byose kimwe n'ikosa ikinini orje, muze kubireba mubyirebere. Nuko ari ikipe no nyine nka Musanze bayibwe nyine ikicecekera ikitahira, ariko ubundi ibitego byose Rayon Sport yatsinze nta na kimwe cyari cyo. Muri kubona iki gitego Forunganya yatsinze, murebe sinzi niba muri kubireba, reba uriya mutaramu yuriye, muri kumubona, ni sinzi niba muri kukireba iki gitego, ntabwo nzi niba mwakibonye. Mani yaragiye agonda umutaramu, aragenda afata ku bituga adunda hasi aterekamo igitego, kandi ringira bari ikosa, ariko igitego cyarabajwe kubera ko ari Musanze nawe ushaka kubivuga, kubera ko ari Musanze nawe ushaka kubivuga. APR nayo rero kuwa gatandatu yitwaraga neza itsinda ekipe yitwa Kiyovu Sport ibitego 2-1, umukino udashamaje cyane, yitwaye neza mu gice cya mbere, ariko igice cya kabiri APR yakinnye umukino mana we, nahise nikanga mu gusa abataramu b'abagande wenda Jibril Watara maybe nuko ataramenyerana na bagenzi be wenda hari, ariko ni umusore nawe ufite touche, ariko aba bagande ni ndi level, nurundi rwego. Ibi nibyo twahoze tugarukaho, nkavuga ni niba uri umutoza, ni gute ufite abasore b'abagande nk'aba bazi baro, ufite abana bafite tara kuri bench nk'aba Muzungu, ufite banibizi Ramadan mu gishaje libera gakina iminota 90, nta kine 45 abandi bafata umwanya, kuko ikigaragara cyo ntabyo ashoboye. Bira bitego uwitwa Denis Omedi yatsinze, sinzi nimba mwarabibonye, ntabwo uwitwa Jibril Watara nako nago mu gishaje libera yabitsinda hoya. So ibyo rero nibyo tugiye kuba tugariraho, hanyuma noneho tugahita twinjira muri Zandani. Ni ibiki iyi mikino yasize mu makipe yombi, kuko Rayon Sport igiye kujya kuri pressure cyane kurenza APR. Sinzi niba iki kintu muri kucyumva. Ubu noneho Rayon Sport ni kuri pressure kurenza uko APR iri kuri pressure, kuko hasigayemo amanota 3. Hasigayemo amanota 3. APR ifite 38, Rayon Sport ifite 37. Amanota 3 ni umukino umwe kandi bafitanye umukino, bivuze ngo bashobora no kwihurira amanota 3 akavamo. Sinzi niba iki kintu muri kucyumva. Kandi uretse nibyo hari izindi game zikomeye. Ekipe ya Rayon Sport irafacinga Kiyovu Sport, game ikurikiraho barafacinga Kiyovu Sport. Iri fofera attention, ni game igomba kugorana byanze bikunda. So ubwo rero no gutegereza tukareba uko ibintu bigomba kugenda,
gutegereza tukareba uko ibintu bigomba kugenda. Ariko nyine ndaza kukubwira Zandani muri Rayon Sport, noneho mumenera icyo nari naranze no kuvuga, noneho ikibyimbye kimeneke wa mugani w'abanyarwanda. Ndaza kubabwira mana nyagasani, ikipe ya Rayon Sport abasenga mu isengere, ibitari ibyo iraza kwisanga yasubiye muri hahandi hayo. Undi mu diseze zishize umwanya wa kabiri kuri yo wabaga ari umwanya uhagije 100%, wabaga ari umwanya uhagije 100%. So reka nangirane n'umukino, tugendane n'umukino. Highlight muri kuzibona ni umukino Rayon Sport yakiniye igice cya mbere, ubona ko iri kugenda ikina neza gake gake rwose nataka, ariko igice cya kabiri ahangaha niho nababwiye nje hari ibintu nzayambwira abareyo ejo bundi bangarukira. Ari ibintu bitatu navuze kuri Rayon Sport, ndavuga ni igihe byabaye Rayon Sport kugira ngo ibone intsinzi biragora, wayibona rimwe ariko ni wayizera kabiri. Hari ikintu nababwiye bagisinyisha Niyonzima Olivier Sefu, ndababwira ngo igihe cyose Niyonzima Olivier Sefu ari mu kibuga nka nimero 6 Rayon Sport ntabwo yatwara igikombe, ko Sefu ni umukinnyi utagikina nka wa Sefu tuzi imbere, ahubwo aba ari umunyamakosa gusa. Karita sigaranye ni ugukora amakosa. Sefu za pass transversal, za pass zambukiranye imipaka yatangaga kera, izo pass ntakizitanga, sibyo? Noneho niba Sefu atagishoboye gutanga izo pass, niba Sefu atagishoboye gukora ibyo ngibyo, none aramara iki mu kibuga? Kubera ko ari nimero 6 wo gukora amakosa, ni nimero 6 kuri injuro utari ku rwego rwo kuvuga ngo ni mugozi, ni wa muntu urahagarika mu mediateur cyangwa se undi mukinnyi wese uri kwataka ikipe. Uwo Sefu ntabwo akihari rwose. Uwo Sefu aheruka muri APR, aheruka kera muri APR, urumva? Noneho hakiyongeraho ko ari umuntu utagira discipline ihagije cyane, buranakora kakazamo. Navuga ni Sefu ntabwo ari umukinnyi mwiza wa Rayon Sport. Rayon Sport niba ishaka gutwara igikombe ntabwo ari ikipe itwara igikombe, ntabwo ari ikipe iri ku rwego rwo gukinisha umukinnyi. APR yanze, wagiye no muri Kiyovu tukabona ko nta bintu byinshi ari gufasha Kiyovu. Ntabwo rero ikipe itwara igikombe iza gusinyisha Niyonzima Olivier Sefu, noneho wamusinyisha n'umukinnyi wa kabiri ari amahitamo ya kabiri. Uzi ko ngeweho kugira ngo kire Sefu kuri nimero 6 nakemera ngakina na nimero 6 mfite Richard Ndayishimiye nkamutereka kuri 6 Muhire Kevin na Paplay bose ngabashyira mu kibuga icyarimwe. Noneho mu Rwanda dufite ikintu cyitwa ngo umukinnyi ntaramenyera. Marcus Rashford wa Manchester United asinye match nako Aston Villa, asinye Aston Villa mu minsi ngaho ishize, uyu munsi wa none yarari mu kibuga. Manchester City yasinyishije wa Omar Muramush mu minsi n'iminsi 2 yaciyemo babanza mu kibuga, ariko uyu munsi wa none ngo Suleiman Dafe yaje kuwa kanera niba atari kuwa gatatu. Niba umukinnyi yakoze imyitozo 2 mu ikipe, ukabona imyitozo 2 bihagije kugira ngo ubone umukinnyi ko ari icyo yagufasha, ukabona kanamugerereje wagufasha gadahari, uwitwa Haruna Musuka budashaka kumukoresha wateretsemo Suleiman Dafe, abantu bakanamureba. Uzamutereka mu maze gutsindwa se? Mu Rwanda haba ikintu cyo kuvuga ngo niba nyine haba ikintu cyo kuvuga ngo urumva ngo naramenyera ngo tumaranye iminsi 3 irahagije kugira ngo umukinnyi ajye mu kibuga. 3 ibihagije. Marcus Rashford nuko yagiye mu kibuga ejo bakina Aston Villa iri gukina na Tottenham, ikibuga yakigiyemo. Kireka niba ari umukinnyi utari, sinarebye statize neza ngo ndebe niba ari umukinnyi wakinaga cyangwa atarakinaga. So iki ni igitego cya kabiri cya Musanze. Nge nshaka gutangira na match none igatangira nkayikubwira neza, ariko kuri line up yari yabanjemo uwitwa Niyonzima Olivier Sefu simwemera. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, defense yabari abanya Senegal, nabwiye abariyo ndabagani igihe cyose muzaba mukibakoresha nta gikombe muzatwara. Mwirase kuri uyu Nsabimana Mabure, ariko mu ikipe burya hakenerwa Nsabimana Mabure. Naga aba defenseur batuje kuri bose bakinana mu ikipe imwe mw'abana, nazagira umuntu kubeye. Robertinho kunze kari umuhanga kuki ibi bintu atabizi. Ntago basariba babiri bakinana mu kibuga, oya ntago bikunda. Basariba babiri ntago bakinana mu kibuga, oya ishwe ntago bakinana mu kibuga.
bari Sandro Martinez babiri ntago bakinana mu kibuga, ntago byakunda. Nuko ngo biba bisaba ngo Saliba abari kumwe n'uwitwa Gabriel Magalhaes, nicyo bisaba. Biba bisaba ngo Van Dijk abari kumwe na Ibrahim Konate. Ntabwo defense ya Saliba y'abasaliba babiri kunda. Aba bataramu b'abanyasenegal ni abatipu ubona nyine bari calm. Ubu ukeneye n'umudefenseri uragenda, bari abataramu babibereye pfiyo ngiyi inyuma ubona batazi. Kandi icyambere bahuje ibintu bibiri, nyine karite zabo zose ni zimwe, kugira ngo uvuge ngo okay bananiwe no kwishakamo umuyobozi, ninde uyoboye undi, bananiwe kwishakamo umuyobozi. So mu ikipe yawe rero, iyo uri ikipe ikomeye ukenera umudefenseri wiyangaje n'undi mudefenseri uri calm. Uwo uri calm akajya acungira wa undi wiyangaje. Nsabimana Aimable rero ni Magalhaes, kuko Nsabimana Aimable yatsindaga ibitego, Nsabimana Aimable yarazamukaga amapasi yambukiranya imipaka. Buriya Nsabimana Aimable nubwo ataba mwiza mu kudefanda nkuko naga Magalhaes atari mwiza cyane mu kudefanda, ariko ni wa mudefenseri ushobora kuguha pass igenda ikambukiranya umupaka, sibyo, igenda ikagerayo. Rayon Sport ejo yacungiye ku mipira y'imiterekano, ariko nta gitego na kimwe Rayon Sport yatsinze kiricyo. Izi highlight nshaka ko ziza kurangirana nabyo tukareba neza mukabibona, mukabibona. Urumva Musanze yo icyo yakoze, yakinye imipira miremire gusa, yakinye imipira miremire iragenda irafunga, kuko irabizi ko mu kibuga hagati ha Rayon Sport hatari buturune. Bisaba ko ufite nimero muri iyi minsi, sinzi ibintu abantu bibishyizemo byo kuvuga ngo nimero 6. Ntago nimero 6 ukeneye muri iyi minsi, ntago ari nimero 6 uragenda akaryama mu, kuko ni nimero 6 ngo akajya kuraho n'imitwe ngo akajya agira uwo ntago ari we nimero 6 ugezwe. Dore cya gitego mukirebe, murebe ngaho, murebe ukuntu yuriye uyu mutaramu, mwabibonye, reba yamwurijeho amaboko yose aragenda aterekamo igitego. Nukwigo biraba byita kugira utera, yayishyigikiye aragenda mwigonda, haragenda aterekamo igitego forunganye. Anyways, ntago ibintu byose twakabaye tubibona negative. Rayon Sport ifite rutayizamu urenze abandi bose hano mu Rwanda. Rayon Sport ifite rutayizamu urusha abandi bose hano mu Rwanda. Ni and okay, wenda yego reka mvuge ko ibitego yatsinze byose nyine ari amakosa, ariko uko yaba amakosa uko ariko kose, hari ikindi kintu nabwiye abariyo, ari cyo cya gatatu, ari cyo tugezeho. Ubwo nari ndindiriye ikufa. Rayon Sport nayibwiye ni mugashukwe n'utuntu tw'iminsi 2 ngo mutekereze. Kadime Ndiaye ntago ari umunyezamu uri ku rwego rwa Rayon Sport. Murabyibuka sezi ijya kurangira yari agiye kwirukana, ndetse bajya no kugura umunyezamu Ndikuriyo Pase mu Magajo, nicyo bari bamuguriye. Babonaga uyu Kadime Ndiaye atari ku rwego, ariko urebe umunyezamu batera kufura nk'iyi, ntumbaze ngo urukuta namwe sinizi zamu, ariko namwe murebe ukuntu afungisha urukuta. Ni Magwa, nanjye ngo ni Magwa, ni Andre Onana neza. Umuntu afungishije urukuta mo hagati, sinzi ngewe. Murebe mwirebere neza, murebe ukuntu ari gufunga. None se ibaze, uri gufungisha urukuta uri ruguru ukagaruka ukarufungisha no hepfo, ubu uri buhagarare heza? Dore ni iki kiba kiri kuba. Umukinnyi w'umuhanga we, urabona habayemo akantu kameze nk'aka deflexion, ariko niyo katabamo uyu mupira ntiyari kuwufata, kuko ntiwihutaga. Yaza kuba yafungishije urukuta neza, ni umupira yashoboraga gukurikira kandi akawukuramo. Iki ni igitego cyagiyemo. Ibi bitego byose bya mbere, yaba icya mbere cya Rayon Sport n'icya mbere cya Musanze, byose byagiyemo mu gice cya mbere mu minota 8 y'igice cya mbere y'inyongera, ko bongeye iminota 8. Urumva Rayon Sport ariko igakina ukabona wapi. Hamwe murebe amaokaziyo yabonetse, mumbwira ahubwo mu gice cya kabiri Musanze kariyo yiboneye utokaziyo tuzimara. Musanze yaragendaga. Musanze yaragendaga, reba nk'aka kabaro bazamukanye
elimina Kadime Ndiaye man. So icyo rero nicyo kindi nababwiraga kuri Kadime Ndiaye. Ni umunyezamu nyine nibyo bintu nagarutse ndabanise Rayon Sport ibihe yabirimo abakinnyi ufite nk'ibinyenyeri aba ba Dama Bagayogo aba ba Iragwa Haji aho ntabwo yaba ari forme kuko Haji turamuzi last season turamuzi Haji ntabwo ari umukinnyi utsinda ibitego birenze 5 uyu munsi none yari afite uruhare rw'ibitego birenze 6-7 sibyo tukavuga tuti aho ntabwo yaba ari forme yego wenda Robertinho yari cyakoze nk'umutoza mwiza ariko ntabwo yaba ari forme. Ikindi Rayon Sport imaze kunanira yakoresheje imbaraga nyinshi abakinnyi bose babonamo umunaniro noneho byahurirana na Corneille ibintu nabigarutseho sinzi impamvu nzajya mbabwira ibintu hanyuma mukangarukira nzajya mbabwira ibintu mungarukira nzajya mbabwira ibintu murebe cya gitego cyari dore nguyu forunganye uyu nguyu mubona uri imbere mwamubonye ari wenyine dore niwe wagiye atsinda igitego reka sinzi niba mubibonye ni oruje 100%. Ntago ari 100% ahubwo ni 1000%. Mana we kandi ubu iyi ni oruje man nuko nyine abari Rayon Sport yibye Musanze iki gitego yagitsinze Rayon Sport wagitsinze Rayon Sport waba wumva induru bafite ewan bawasiri ni wabakira ariko murebe nk'iki gitego njyewe nzajya mvuga ibintu ningira ku ikipe ibi bivuge n'ibyiza mbivuge na peri ndaje nzeme n'umuceri ki ntago ndya ruswa urumva niba uri ikipe ukabutashora ibitego byose zimbiberetse murabyemese ntimwabibonye ni ama orje yigendera kimwe ni orje ikindi ni ikosa so nibyo ngibyo rero Musanze igira ikirishyura Musanze yari iri kwikinira imipira yo hejuru gake nta pressure iri gukinana Musanze yabonye 80 kunganya Musanze yikiniraga neza gake ituje ubona wagira ngo nta kirwanira iri opposé gutsindwa igitego kwayo ntacyo byabaga biyibwiye wabonaga nyine ari equipe wajyanga ifite icyo yize ivuga iti turakishyura n'ubundi ndabizi hari ukuntu umuntu agutsinda nka Kiyovu Sport yatsinze igitego ku munota 12 ukabona abafana barakomeje barafana bati nawe nari nicaye mu banyamakuru bavuga bati ni ikibazo cy'igihe ibi ntabyo se barayishyura sibyo ibitego byose byabonetse muri uyu mukino nagashya byose byavuye ku mipira y'imiterekano uko ari 4 bibiri bya Rayon Sport kimwe cyavuye kuri corner ikindi kiva kuri kufra kuri equipe ya Musanze nayo nuko ibitego byayo byose byavuye kuri kufra ni umukino twavuga ko utari unaryoshye cyane ni umukino utari uryoshye cyane ibaba we asa nk'uyu munyezamu dore ibaba we Kadime Ndiaye anayitwa Kadime Ndiaye akora ibara cyane Kadime Ndiaye so ngira ngo nibyo ngibyo rero equipe ya Rayon Sport ibiratakaje itakaza amanota 2 yari ifite difference yayo hagati yayo nyine na Peri yari ifite difference y'amanota 5 ko igice cya mbere cya championnat cyarangiriye Peri ifite amanota 33 Rayon Sport ifite 33 Peri yari ifite amanota 31 yego yari ifite amanota 31 Rayon Sport ifite amanota 36 so uyu munsi none Rayon Sport igize amanota 37 Peri ifite amanota 38 which means hasigayemo difference y'amanota 3 mon chers amis this is crazy this
is crazy. Iyi shampiyona igiye kujya yaryo. So ngira ngo nibyo ngibyo rero byabaye ku munsi w'ejo kuri Kigali Pele Stadium. Ngira ngo byose mwarabikurikiranye kuri Sawa TV. Highlight ngira ngo murazifite 5/5. Hanyuma kandi ikindi nshobora kukubwira wenda ibijyanye n'amatiku n'ibiki byose biri muri Rayon Sport byose ndaza kuba mbikubwira neza cyane 5/5 mu kiganiro cyacu. Turaza kuba dutambutsa mu masaha yacu ari imbere rwose, turaza kuba tukubwira byinshi bigezweho. Ahubwo munyemerere ngiriye byinshi mvuga cyane muri iyi minota 9 nsigaranye, mvuge byinshi bitandukanye kuri equipe ya APRS bayitanya mukandagira mu kibuga cy'Kasimitutu Gitinyiro. Equipe ya APRS kwa gatandatu yakinaga na equipe ya Kiyovu Sport. Ni byinshi mwakurikiranye hano kuri Sawa TV, yaba amajwi y'abafana, yaba uko umukino wagenze, amajwi y'abatoza, interview ya Denis Omedinho watsinze ibitego bibiri, byose mwabikurikiranye hano kuri Sawa TV. Niyo mpamvu nta byinshi mfite byo kuvuga kuko byose twarabitangaje. Ariko icyo ushobora kumenya kuri equipe ya APRS nyine yatsinze ibitego 2-1, byose byatsinzwe na Denis Omedinho. Nje nshaka kwivugira kuri aba bataramu bashyashya kuko ni nacyo abakunzi ba APR baba bategereje kumva nyine ni iki kigisha, ni iki abakunzi bari gutangaza, ni iki kigezweho, abakunzi ba APR baratangaza iki cyangwa se nyine bategereje kumva iki. Uwitwa Denis Omedinho ni umutaramu w'umugande watsinze ibitego 2 byose byabonetse mu gice cya mbere. Ngira ngo ni ibitego byazaga byishira igitego cya Kiyovu Sport, byatsinzwe n'umwana muto cyane wavuye mu ntare, ni umutaramu n'ubundi ubwo ni nk'ahari wa APR. Equipe ya APR ngira ngo yari yanababanjemo bose mu kibuga hagati, yari yakoze impinduka muri defense, ikuramo Ariyuswane iterekamo uwitwa Shimimana Yunus. Byose byari mu rwego rwo kugira ngo nyine bashakira umwanya abanyamahanga imbere bose babashe kuba bakina, cyane ko Mugisha Gilbert atarahari kubera ikibazo cy'amakarita y'umuhondo. Abafana ba APR bari bishimiye kuba atabonetse, bavuga bati azagume mu bishange pfiyo ngiyo, tazaguma n'imihondo rwose, ibintu byo kuza gukina awaya yirukanga gusa ntabwo tubishaka. Equipe nje icyambere ndahera kuri Djibril Watara. Bafana ba APR nimwumva amabwire y'abariyo. Denis Omedi nindi level, Omedinho n'urundi rwego. Ibyo ndi kubabwira n'ukuri, nababwiye ngo nimwumva amabwire y'abariyo cyangwa se mwumve ngo kuba taratsinda ni game ebyiri amaze gukina, yabanjemo n'imwe, ariko wumve ko ni umutaramu ba wakoze. Denis Omedinho ni umutaramu ari ku rundi rwego, kuko hari nka bare ebyiri ndibuka nge baro amaze gutanga na rezibaze kuri match ya Police, yatanze bare ebyiri ziri net zagombaga kubyara igitego ariko ntibyagenda neza. Ku munsi wo kwa gatandatu nabwo yatanze baro nk'izo ngize ebyiri nziza rwose. Jango n'igitego Denis Omedinho yatsinze kuri corner. Ni umutaramu waturutse kure witwa Djibril Watara, bateye corner aragenda nagama ikintu cyitwa isasu ry'umutwe. Hari umunyezamu wa Kiyovu, hari umudefenseur wa Kiyovu wari waryamye mu izamu, umupira uragenda umukubita uragaruka, aribwo Denis Omedinho yaje ahita mininamo umutwe neza cyane, amininamo umutwe rwose. Ubundi igitego kiragenda kijyamo. Hari abantu bambwiye ngo uzatubwirire cyangwa se uzadukinire interview ya Denis Omedinho, reka nyibashyiriremo ubundi ngaruke mu kanya gato cyane. Denis Omedi kuri mikoro za Sawa TV twagiranye ikiganiro maze atubwira byinshi bitandukanye. Denis Omedi, we'll give the best for it to achieve it. So yeah, it's your best game. So how was the game? The game is on. umunyamakuru yatangiye amubaza ngo ni game yawe ya mbere muri Rwanda Premier League, ati ni game watsinzemo ibitego 2, waruna banjemo rwose, ati ni game wabonye ute, ni game wowe wafashe ute
yitwa Denis Omedi. Yeah, generally I can say the game was a good game, being the first game. Ati umukino wari mwiza, scoring 2 goals. Ati gukina umukino wawe wa mbere hanyuma ugatsinda ibitego bibiri, ati ni ibintu by'agaciro. It wasn't a very weak team. Ati twari tubizi ko Kiyovu iraza atari ikipe yoroshye. Ati twari tubizi ko ari game ishobora kuza kutugora. Ati nubwo ni rimwe na rimwe nyine ati twatsinzwe igitego bwa mbere, atari ko ndashimira Imana uburyo twagize reaction, uburyo twahise dusubiza rwose. Ati twari tubizi ko ari game iraza kubigoranye. Ahangaha umunyamakuru ari kumubaza ngo ku mukino wawe wa mbere ukina muri equipe ya Biri wakinnye nka striker, ukina nyine nka rutayizamu, kuri iyi nshuro wakinnye ku mpande, nk'umukinnyi ni gute wabyakiriye kuba wabasha kwiyadopta muri iyo systeme mutoza yagukizemo? Now as a senior player you need to be multi. Me personally, ati nk'umukinnyi mukuru, me as senior player you need to be multi. Ngo ikintu kiri multi ni ikintu nyine gifite amashami, ngo uba ugomba kwiyadopta ahantu henshi. Ati nk'umukinnyi mukuru rero uba ugomba gukora mbese nyine uba ugomba gukina ibintu byinshi bigiye bitandukanye. I operate in every place up front. Ati ngiye nk'umukinnyi personally nakinnye nimero 7, ni na nimero 11, ni na nimero 10, ngo imyanya y'imbere yose nshobora kuyikina. Ati rero kuba Mugisha Gilbert yari afite amakarita y'umuhondo byagombaga gutuma nyina iruhande rw'ibumoso, atari ko sugambe nari mbikoze. Ati kuko nyine imyanya yose y'imbere yaba 7, 11, 10, 9 yose narayikinnye kandi nikina neza. This place and cover him up very fast, and I believe he's not regretting about his absence in this game because I did my best to cover him up. Ati kandi ndizera kuba Mugisha Gilbert atarahari, ati ndizera nakoze ibishoboka ngakavaringa icyuho cye ndetse abikagenda neza. Everything worked for our team. During your presence in Rwanda, what are your purpose, your goals? Hano umunyamakuru aramubajije ati nk'umukinnyi mushyashya muri Rwanda Premier League, what is your purpose, like ni yihe ntego ufite, ni yihe ntego uzanye muri Nyamukandagira mu kibuga kikasima itutu? Umunyamakuru w'Ishusho TV wari uri kumubaza ubwo twari turi muri interview. Personally, as a player, we have individual goals, and for me I also have my set goals that I ati nk'umukinnyi nje mfite intego zanjye ku giti cyanjye, ati mfite ati I have my individual goals, ati nje rwose ngomba gukora ibishoboka byose nkafata APR FC nkayigeza ahantu heza cyane. Reka mu byumva. And they always say if you have your goals and want to achieve, you don't have to say them out, because those are the silent things that motivates you to work extra hard. You know what you want, you'll give the best for it to achieve it. So for me, I have my goals, and I believe all the goals that I have set for myself, they are very positive ones, and I believe they can take this team to another level. Ati cyo nabwira abakunzi ba APR FC nuko intego zanjye rwose ari izo na setinze kandi rwose ziraganisha ku gufata equipe ya APR FC, ati nkayishyira kuri urundi rwego, ni intego zigomba kugeza APR FC kuri yindi level. So for me, I have my goals, and I believe all the goals that I have set for myself, they are very positive ones, and I believe they can. Ati intego zanjye zose na setinze ndizera neza ko ziri positive ndetse kandi zigomba kuba zifasha equipe ya APR FC kugera kuri indi level, kugera ku rundi rwego. Bamwita Denis Omedi.
Denis Omedi, umutaramu waturutse muri Kitara FC yahariye mu gihugu cy'Ubugande, avuga ati APR FC tugomba kwifata tukayigeza kuri ku rundi rwego. Ngaye nguko ibyo nibyo naguteguriye uyu munsi, ibindi byose bisigaye ndabizi ko ari byinshi bisigaye ku mugabane w'Uburayi, habaye imikino hirya no hino hatandukanye muri shampiyona zo muri Afrika hose, turagenda tubigarukaho mu makuru n'ibiganiro biraza gutambuka mu masaha ari imbere. Mushimire wowe twabanye, nitwa Jean Bosco Abayisenga.